yaba hari urwo rutoki nakubwiraga niyo bwabaga ari nk'ububiko bwanjye bw'ibibazo genda nkarira nkabwira Imana se Mana nzasubira mu rugo ryari ko numva nkumbuye mama nzasubira mu rugo ryari ugende kumubwira ibibazo mura nabyo komera sha komera arabyanga pe ariko nyine arabibona ko no gukora byananiye no kurya ibintu byose byananiye komera ikintu cyatubabaje mu buzima na n'uyu munsi cyatwafectinze mu buryo bukomeye papa wacu yatutse mama agahora amutesha agaciro imbere yacu agahora amubwira wowe ntabwo uri umubyeyi ibitutsi byinshi uri ikigoryi umugore ni uwa mbere abana bari aba mbere mwebwe mwaje kuntesha umutwe gusa mwaje kuntera ibibazo gusa urumva nyine afite iryo hungabana ry'uko yabuze umuryango we wa mbere natwe ashaka kubituzanaho kandi nta ruhare twabigizemo akavuga ati abana banjye bakaba ari ba generali bakaba ari abakoloneli bakaba ari abantu bakomeye uyu munsi ahantu yicaye sinakabaye mpicaye nakabaye ndi ahantu hatari ahangaha yego none urambwira ngo warabyaye ngo bose n'abana ngibyo ibigoryi byawe by'ibikobwa kuko ahanige twarutwaga n'abantu batanafite ababyeyi nge hari ukuntu ntago wenda mbakomerekeje nk'umuntu twari wenda tuziranye icyo gihe aravuga ati mwebwe sha mufite papa na mama wanyu ariko ntago babaga bazi ibintu ducamo n'ibintu duhura nabyo ku mutima tukamubwira tuti ya wari uzi ibibazo dufite nawe wakwifuza natwe twakifuje kumera nkawe imfubyi abo babyeyi dufite nawe kabigumanira kuko barutwa n'abadahari niba ababyeyi nyine urumva na mama ntago ndi butinye kubivuga nawe urumva yanywaga inzoga inshuro nyinshi papa yaba atazanye ayo mahana akaba ari uyazana ubwo niba byagenze gutyo papa akavuga ati muhite musohoka simba ashaka twararaga tuzunguruka ukaritsiye na mama kandi mama yanyweye natwe turi hanze turi abana mu gitondo turajya ku ishuri ntitwari iryo joro ntawuzi ngo twakarabye ntawuzi ngo nta mavuta tufite Gerard ibyo bintu mubwiye byatuviriyemo no gushaka abagabo tukiri abana sindi butinye kubivuga twashatse tudakuze twari dufite imyaka y'ubukure kuko twarasezeranye mu mirenge twese ariko buriya uri umupapa urabizi gushaka urugo bisaba kwitegura bisaba kuba waricaye ukabitekereza kuko ugerayo ukabyara cyane ko njye nagezeyo niba nabyita ibikomere byatujyanye ntabwo mbizi niba nabyita ko kwari ukwihorera kuri papa ngo atazabona twabyariye mu rugo simbizi komera ariko by'umwihariko ni igihe washatse imbere ntabwo nigeze mbona umwanya wo kwikunda kuba umukobwa kwambara neza nabyo nzi komera sha komera Nade komera uvi inkuru yanjye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye ikaze kuri buri muntu wese udutega amatwi ubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye n'umugisha n'iby'agaciro gakomeye cyane kuba ubana natwe umunsi ku munsi udahwema kutwereka ko dukunda muri commentaire abaduhamagara ndetse n'abandi batwereka urukundo mu buryo budasanzwe. May God bless you, Imana ikomeze baho umugisha cyane cyane wenda nk'umuntu wakoze subscription kuri ino nkuru yanjye, Imana iguha umugisha kandi n'undi utarayikora hari benshi cyane nk'ubu ngubu bareba ibiganiro byacu batarigeze bakora subscription, n'umugisha ndagushimira, ariko nibuze ko utarakora subscription n'akantu gato cyane just guklikaho ubundi ukaduha iyo subscribe, iyo subscription urabukoze cyane kandi Imana iguhe umugisha. Nitwa Rweme Mbabazi, ndi kumwe n'umunyarwandakazi mwiza cyane tugiye kuganira, très belle, mwiza kabisa, w'inzobe muremure ahisa nabiseka cyane ntabwo uzi kuri mwiza
ntabwo mbizi cyane usibye ko nyine byanze bikunze hari utuntu umuntu aba yiyiziho nk'uduki wiziho ndabizi ko ndi muremure aha ndabizi ko iyo nsetse abantu bambwira ko nseka neza yego ukomeze useke rwose oya ni byiza hari benshi bashobora kuvuga bati ngo kuba nzi ko mfite aya matara meza ufite utu tuntu twiza no tuba tugomba kumenya ibyiza byacu niba guseka bishobora kuba byabera urumuri abandi kuki tutabikora kenshi birangora birakugora ni amateka yawe ariko twizere ko iyo ari intangiriro yo kugira ngo ukire yo kugira ngo wibohore amateka yawe atari meza. Yitwa Nadege niryo zina tumuhaye, tugiye kuganira ku buzima bwe bwamugoye by'umwe kuva akiri umwana muto cyane. Hari ubwo uvukira muri famiye cyangwa mu mateka y'umuryango akagushegesha. Ni nacyo kintu nkunda kuvuga, nujya kubaka umuryango jya ubanza ube careful, ubyitondere, uvuga uti eske uyu muryango ugiye kubaka ntabwo ushobora kuzaba umuryango ukomeretse, cyane cyane abana, umugabo wawe, umugore wawe. Urebe niba udafite uruhare mu kubakomeretsa. Niba warabikoze imyaka ibaye 20 ibaye 30 ibaye 10 ibaye ikiri mike cyangwa myinshi, ntarirarenga. Uyu munsi ushobora kwikosora bikaba impano nziza wabuhaye abo wakomerekeje. Hari uburyo kenshi dukomeretsa abacu tutabizi cyangwa tubizi, ariko uyu munsi nusubiza amaso inyuma ukavuga uti mfashe icyemezo cyo kuba umuntu muzima, harabona komerekeje, harabona koreye ibitari byiza abana banjye, umugore wanjye, umugabo wanjye, abavandimwe banjye, ababyeyi banjye. Usubiza amaso inyuma uvuga uti I have to change, ngomba guhindura buno buzima, sibyo? Hobera ubuzima. Uyu munsi niba nawe uri mu bantu bihebye bitewe n'ibikomere by'imiryango, reka nkubwire ngo komera. Nta mpamvu kugira ngo uhere muri ako gahinda kagusobanure, kakudefinise, nta mpamvu rwose. Uyu munsi tangira ufata icyemezo, ndabizi ko bigora. Niba ikintu cya mbere kigora ni ugushaka ibyishimo utarigeze ubigira mbere, biragora. Buri munsi uheranwa n'agahinda ukumva nicyo kintu nyine ukwiye gukora muri ibyo bihe. Ariko uyu munsi wafata icyemezo ukavuga ngo bingore ariko mbikore, mbona ibyishimo, mbona ubuzima, kubera ko ibyo urimo ntabwo ari ubuzima. Wapfuye uhagaze, wikwiyemerera gupfa uhagaze, ejo utazanuka ukanukira n'abandi, ibyo nibyo bizakwica. Uyu munsi utangira ubaho, urabagirane, ushaka ikintu gituma useka, ushaka igituma wishima. Ba bantu bari negatifu batuma udatekereza neza, shyira ku ruhande. No kuvuga byinshi, reka nakire Nadege tuganire ku buzima, tuganire ku byo yaciyemo muri ino si. Nade, tugoye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Nakoze cyane. Ufite inkuru tugiye kuganiraho, wifuje gusangiza abantu kubw'ibikomere byawe, genda nakwifurije gukira, bibe intangiriro yo gukira kwawe. Utangira gutanga kino kiganiro, ugitanga ari kuvuga uti icyo ntagombaga gukora ndifuza kugikora. Icyo nifuzaga gukora kugira ngo nkire, ndifuza kugikora kugira ngo nkire. Utanga inkuru uvuga uti ngomba gukira, ngomba kubabarira. Uwampemukiye umubwire uti warampemukiye, sinzi uburyo wabicishamo, ariko ugomba kubikora. Ugomba gufesinga ibikomere byawe, abagukomerekeje, two kuvuga byinshi. Nadege, reka duhere mu bwana bwawe. Ndakeka ko ariho wahera, cyangwa mbere yo kuvuka kwawe byagenze gute? Murakoze kunyakira ku nkuru yanjye. Nabyifuje kera kuza hano, ariko rimwe na rimwe ukareba ukabona igihe ntikiragera. Ariko ndatekereza ko uyu munsi ari Imana yashimye ko nza hano kugira ngo mbashe kuruhuka cyangwa se kubohoka kubw'ibikomere nahuye nabyo. Na n'uyu munsi bikinzitira, bikimbuza gutera imbere, bikimbuza kubaho numva ndiho. Ahanini nicyo cyanzanye. Yego. Ndahera ndi umwana, navutse ku babyeyi babiri
barokotse jenoside yakorewe abatutsi. Mfite papa na mama, ariko mbere ya jenoside papa yari afite umuryango we, birumvikana, afite abana, afite n'umugore, abana ndetse benshi batari bake, na mama afite abana 2 ndetse n'uwo yari atwite. Rero muri jenoside abo bana bose barapfuye, yaba aba papa yarokoye 2, umuhungu n'umukobwa. Mama umugabo n'abana be 2 barapfa, arokora uwo yari atwite mu nda, ari we yabyariye mu Masaka muri icyo gihe cya jenoside, nuko amateka tubwira. Hanyuma nyuma y'icyo gihe nyine urumva bari ababyeyi bakomeretse pe, bafite ibikomere bikijojoba, barihuza nyuma ya jenoside, barabana nk'umugore n'umugabo, barambyara ko ni njyewe mukuru mu bankurikira mu rugo. Uko kumbyara rero urumva mu by'ukuri bari bakomeretse, ndabumva icyo gihe bari bakomeretse, ko ntwita kwanjye bari bafite ibikomere by'uko umwe wese yabuze umuryango we. Hanyuma urumva jye naravutse nk'abandi bana bose, ntago ubuze ibintu bizakubaho nyuma, urakura nyine. Akenshi abana iyo bavutse bagasanga mu rugo ufite papa na mama, hari ibyo kurya nubwo byaba ari ibintu bisanzwe byo mu cyaro nyine bizwi, imyumbati, ibijumba, ariko ukaba ubasha guhamagara mama urahakana mu rugo, urishima, wumva ariyo paradizo yawe. Nta muntu ukubwira nabi, nta muntu ugucancamura. Mama nubwo yari afite ibyo bikomere ariko ntago yatureze nabi, yatureranye urukundo rwinshi, je niko nabibonye, atitaye ku bikomere yari afite bijojoba, ntago yigeze turera nabi pe mu bwana bwacu. Rero tumaze gukura nyine urumva ndagerageza kwihutisha kuko iyi nkuru ni ndende cyane, mbivuze byose bwakwira bugacya, ndagerageza kubisamarizinga. Nyuma rero igihe nyine twabayeho, ariko nza kumenya ko urumva nari umwana maze kumenya ubwenge mu myaka 6-7 gutyo, nza kumenya ko mfite, urumva nabonaga abo bakuru kuri jye, umwe yari umusirikare, niwe wari warokotse nyine akiri mu nkotanyi hariya mu gisirikare. N'uwo mukuru wanjye narababonaga, we yarigaga segonderi akajya ku ishuri akagaruka muri vacances, twamubonaga gake cyane gashoboka. Ariko yaba ari mu rugo ntabwo jye namenyaga ibibera mu rugo, nari umwana, nabonaga nyine nta kibazo. Nyuma y'igihe kugira ngo nihute, twaje ahanini mbona ko aho hantu ngeze ibikomere dufite uyu munsi niyo shingiro ahanini. Mu rugo haje kuba ubukwe, ushobora kwibaza ubukwe bwabaye se sinumva ari byiza. Wacu haje kuba ubukwe, ariko ubukwe bwabaye bwatubereye igikomere na n'uyu munsi ntago mbizi ko tuzagikira. Nagiye kubona mbona mu rugo habaye ubukwe, ubwo bwari ubwo mukuru wanjye nyine yari yarasoje kwiga, agira Imana kuri papa. Yego, umwe warokotse. Yego, urumva yari mukuru. Arashingirwa, ariko uwo munsi nakwita ko ari bwo natangiye kubona ko nyine nyuma yo kwishimira ko mfite ababyeyi nshobora kuzahura n'ibindi bintu bitari byiza, kandi sijye gusa nabo tuvindi imwe, kubera ko iwacu habo bukwe twarishimye nk'abandi bana bose. Urabizi mu cyaro uburyo bateraga n'amashitingi n'amatente y'iki gihe, ukabona cyane ko twari tukimukira mu mudugudu uwo bacitse ku icumu ari mushyashya, urugo rwacu aba ari rwo ruberamo ibyo birori. Urumva umudugudu wose urahurura, abantu barabyishimira, abantu baratwerera, nyine ubona ko ari ibintu bishimishije iwacu. Nabonaga ari byiza pe, nabonaga ari byiza, abantu benshi bari mu rugo, urujya n'uruza rwa moto, imodoka, nkabona ni ibintu byiza, ariko ntago nari nzi ko bizantera agahinda jewe uyu munsi. Uwo munsi habaye ubukwe, habereye dote mu rugo. Twebwe icyo gihe habura nk'iminsi 3 ubwo bukwe ngo bube. Urumva mama yabwiye uwo mukuru wacu ati, akira amafaranga 3,000, wowe ukomeza ujye Kigali kenshi, ugenda ugurira abana udukanzu bazambare ku munsi w'ubukwe. Twarabyumvaga, twari abana, ariko twumva birashimishije nyine, twumva ko mama ari kudutegurira kuzataha ubukwe tumeze neza. Yaragiye nyine nk'uko mbivuze, ayo makanzu ntiyayaguze, nta kintu kimwe yatuguriye, yagarukiye aho. Uwo munsi w'ubukwe ndabyuka ko mama yamubajije ati, ese amakanzu nagutumye y'abana warayazanye? Ngo ntayo nazanye, amafaranga narayikoreshereje. Iryo jambo ndaryibuka ko yarivuze. Mama araceceka aratuza nyine, ubwo urumva ntabyo kwambara twari dufite, ntabyo bari bateguye. Ubukwe ndakubwira ko twabutashye twambaye imyenda isanzwe yo mu rugo, ngira ngo twari twambaye n'ibirenge. Igihe mfite amafoto hano, byumve ko mfite n'amafoto y'ibyo bintu byose. Noneho urumva mu rugo nabonaga nyine ari byiza, barimo gusaba n'iki, ariko nkabona twebwe abana bo mu rugo abo nyine abo bankurikira duhagaze inyuma.
duhagaze inyuma urabona mu mudugudu inshuro nyinshi iyo habaga ubukwe cyane nka kera abantu bihuruje babaga ari benshi kuruta abantu batumiwe twari duhagaze muri abo bana bitumiye mfite amafoto y'ibyo bintu byose hano mama wacu mbona yicaye inyuma mu miyenzi rwose ahantu hatari heza noneho ndibaza ese hano ko mu rugo habaye ubukwe nkaba mbona tutishimye bimeze biti komera icyo gihe nabonaga papa yicaranye n'undi mugore utari mama niwe bahaye igiseke cyo gushima uwo mugore ntacyo dupfana yari umuturanyi wacu yewe naranaperereje nsanga nta naho bahuriye mu masana yenda ya kure urumva ko tudahuje mama ariko ushobora wenda kuba bagifite icyo bapfana kuri mama we ariko nta na kimwe yari umuturanyi wacu baramufata bamusimbuza mama yicara inyuma natwe tubona turi inyuma turasa nabi ntabwo dusa neza nta nkweto twambaye komera mama yambaye umukenyero yatiye kuko yagiye kuwutira turabizi mu byari byateguwe mama ntabwo icyo gihe we umwambaro we wari urimo noneho ubukwe urumva dote niyo yabereye mu rugo irarangira imaze kurangira abantu bari mu rugo benshi urumva hari abantu b'i Kigali benshi hari abashyitsi hari abaturutse kure batari butahe twebwe urumva ntawe n'umwe wari utwitayeho nta n'uwatugaburiye uwo munsi twasangiye n'abandi bana mu kavuyo kumwe bazana ibiryo bakajugunyira abana nyine mu cyaro urabizi bakabisangirira mu kavuyo nta muntu n'umwe utwitayeho pe urumva nari umwana ariko kubera ko nsa naho ndi mukuri wacu nyine ari njye wavutse nyuma ya jenoside narabirebaga byose hanyuma bigeze nimugoroba urumva mu rugo hari huzuye abageni niho bari baraye abamwambariye iki abantu bari guteka mu rugo ndabibuka ba mama duturanye aribo bari guteka utabagenda ngo babwire ati muduhe ibiryo twari turi inyuma pe inyuma y'abandi bantu bose bari aho ngaho icyo gihe byarangiye tubuze n'aho turyama twebwe nyine twabuze aho turyama mama aradufata tujyana nawe kandi turajyana kandi niwe nyiri urwo rugo nawe ntagifite n'icyo cyumba cye ntakikinjiramo ntago afite iyo moye yo kwinjiramo atujyana mu baturanyi turaranaho mu baturanyi bukeye mu gitondo urumva ubukwe bari bukomereza i Kigali bari buze hano Sainte Famille gusezerana imodoka zibyuka zitera amatako ku muhanda yewe abaturage kiretse utarabishatse niwe utaratashye ubwo bukwe twebwe ntabwo twatashye ubwo bukwe twagiye kubona tubona imodoka ziragiye n'abageni baragiye badusigaho mu rugo twebwe na mama ubwo nijye n'uwo nkurikira n'akandi mama yari ahetse gato ariko kabucura ko mu rugo tubona twisanze dusigaye mu rugo twenyine mama tubona arimo kurira ararira turamubaze se mama kurira niki aravuga ati akagitwaya twumva avuga ngo ngiye ngiye kwiyahura ngo ibi bintu birandenze ngo ngiye kwiyahura tukamubwira se mama nyine twabibonaga ko ari ikintu kitugwiririye cyaradushotse pe hanyuma ubwo bamaze kugenda tubona dusigaye mu rugo twenyine haje kuza umumama mu rugo asanga mama arimo kurira tumwicaye iruhande ati se mama Runa ntabwo utashye ubukwe koko n'ibintu byari bikubayeho muri dote nta bukwe utashye mama aravuga ati nanjye uko ubibona nuko nabibonye ntabwo nzi ikintu nabakoreye aba bantu ntabwo nzi ikintu nakoreye umuryango aba bantu barokotse jenoside nko nayirokotse twahuye twese turi abantu bababaje bahuje amateka ntabwo nibaza ikintu nanjye naba narabakoreye ku buryo bampemba kunkorera ibi bintu urumva twari abana twarabyumvaga uwo mama aramubwira rero ntubabare nyine asa n'umukansorinzi ntubabare dore wabyaye abakobwa ihangane bazakura nabo bazakwicaza ahantu heza bazakuha igiseke humura ntibikubabaze rwose mama asa naho nyine acururutse umujinya n'agahinda yari afite bisa n'ibishize nabyo kurya bari badusigiye birumvikana twari tumeze nk'abantu rwose badafite icyo nta na kimwe ntacyo twari tuvuze aho ngaho noneho ubwo
mama yaje kubona nyine ko dushonje, hari hasigaye umugabo ku kigega, icya cyumba kiba kirimo ibintu byo kunywa n'iki, amudusabira ubushera kandi aho witwa ko ari iwacu dufite uburenganzira bwo kwinjira mu nzu tugafata icyo dushaka, ntabwo icyo gihe twari tukibufite. Amudusabira ubushera, icyo gihe nibyo binyobwa byari bihari, ntabwo ari nk'iki gihe ndago fanta, araduha turanywa nyine, natwe dusa n'abacururutse, rumva twari abana, twari dufite agahinda kenshi, twararize, twabonye ibintu bitubayeho nyine biratubabaza turarira. Nyuma y'icyo gihe rero nihuse cyane, ubukwe nyine ubwo bwarabaye i Kigali, baza gutaha nijoro babyina, abantu baraza mu rugo baranywa, bamaze icyumweru cyose banywera mu rugo, ntaho kuryama dufite, ntacyo tuvuze rwose, nta na kimwe pe. Ibyo biraba birarangira, ariko urumva byadusizemo memory itari nziza mu mitwe yacu. Nyuma y'igihe runaka bagarutse baje guca mu irembo, arimo atari kwerekana abana, kimwe muri icyo kwerekana umwana umwe bari bamaze kubyara. Nyuma y'igihe gito kandi uko mukuru wanjye yagiye atwite, ubwo arangije baraza mu rugo ibisanzwe barabakira, basaba mu rugo ko banjyana i Kigali. Njyewe inkuru yanjye y'umusaraba naho yatangiriye, kuko wenda ibyo by'ubukwe n'iki twari tubihuje nabo tuvukana na mama, ariko none wongeye by'umwihariko umubabaro uyu munsi mfite ngendana naho ngaho watangiriye. Nagiye i Kigali nk'abandi bana bose bo mu cyaro, uburyo bajya i Kigali bakumva birashimishije, nagiye nishimye, ntabwo nari nzi ibintu bizahurirayo nabyo, ntabwo nari nzi ibikomere nzahakura. Ngenda avuga ko ajyanye nyine ku ishuri ngo ngiye kwiga, birumvikana nk'ababyeyi nyine barishimye bati mutujyanire yiga i Kigali ni byiza, ariko nagezeyo igihembwe cyose cya mbere nakimaze nicaye iwe mu rugo ntajya kwiga. Urebye ahanini ntago yanzanye afite gahunda y'uko ngiye njya kwiga, yanzanye mu rwego kugira ngo angire umukozi wo mu rugo, mfashe umukozi. Yari afite n'umukozi pe, ntabwo ari umuntu wabayeho atagira abakozi, yabaga bafite, ariko jewe nyine nkoroneze, sinzi nyine ikintu nakoze ku buryo nanjye yankorera ibyo bintu. Ntisanze ntiga, noneho hari tuvugane kera, nza kwicara ndatekereza ndavuga, ariko ko naje hano papa babwiye papa ngo nje kwiga, nkaba mbona ntiga, uwazashaka amayinite nkamuhamagara nkamubwira ko ntiga, nza gushaka ibiceri njya kuri tuvugane mu rugo kw'irembo, hari iriya public mobile, ndahamagara, mpamagaye papa ndamubwira rero ntago niga, nirwa mu rugo nicaye muri mirimo mu rugo, ntago niga. We yari afite telefone, papa aramuhamagara aramubwira se ko umwana yampamagaye akambwira ko atiga bimeze biti. Urumva icyo gihe yahise ashaka uburyo njyana kunyandikisha, ariko kubera ukuntu yari umuntu ugenda useta ibirenge nyine bitari mu mutima, nta yanjyanaga ameze nk'utabishaka. Ejo twagenda twabura direteri tugataha tukiyicarira, nkamubwira ni n'uyu munsi dusubire ujye kunyandikisha, twasanga nk'ibiro yenda harimo abantu benshi batonze umurongo, tugakata tukitahira, nyine nkabibona ko kunjyana kwiga atariyo gahunda afite. Igihe cyarageze Imana ibyemeye, ndagenda baranyandika baranyakira, ntangira kujya njya ku ishuri. Ariko Gerard, inshuro nagiye ku ishuri zirabaze. Inshuro nyinshi nabaga ndi mu rugo, akambwira ati simpari ndagiye, kandi abana banjye urabona ko ari bato, ugomba gusigarana hano n'umukozi ukandebera abana. Cyangwa se akambwira ati dore ibibase hano byuzuye imyenda. Kera nta pampa zabagaho, Pampex, abana bakoreraga ibintu byose mu myenda. Twaheraga mu gitondo dufura imyenda irimo ibyo bintu byose kugera nijoro, yewe twararwaye n'umugongo, akazi karangira nimugoroba, tugakandana umugongo njye n'umukozi wari uhari. Urumva nari inshuti n'abakozi cyane, kubera babonaga ibintu mukuru wanjye nkorera bikabababaza. Rimwe na rimwe bakanambaza batari ko se ko tubona n'ubundi ntaho utandukaniye natwe, ubundi uyu ni mukuru wawe, kwa kubwira nabi, kwa gutuka, kwa kwima ibintu natwe twima, ubundi uyu ni mukuru wawe. Abakozi benshi nabanye nabo bajyaga bakunda kumbaza icyo kibazo. Gihe rero iyo nahageraga, kubera ko atankundaga, atamvugishaga, atanyegeraga, nabaga inshuti n'abandi nyine, nkisanisha nabo, tukararana tukirwana, nyine urumva nari kimwe nabo. Washoboraga no kuza mu rugo ntumenye ko njyewe ndi umwana mu rugo, ntari umukozi, twabaga dusa nta kibazo tumeze kimwe. Ubwo urumva aho hantu hahure n'ibikomere bikomeye cyane. Yamfashe nabi pe, yamfashe nabi, ntiyigeze ankunda nka murumuna we, yakaba yarankunze nk'uko Imana yari imunshumbishije cyane nyuma yuko amaze kubura abandi muri jenoside. Ntabwo byabaye, jewe yaranyanze, ntabwo nzi ikintu yanyangiraga nyine, gusa ntabwo yabimbwiraga, ariko ibikorwa yankoreraga narabibonaga ko atankunda. Yarantukaga,
yanyitaga ikigoryi yantuma natinda agata akankubita akantuka akambuza uburyo hahandi numva nyine rwose ibintu bihorerwa bimbabaje cyane. Urumva bo baryaga twabyita ko ari neza muri iki gihe, twabyita ko ari neza nshingiye mu gihe cyashize. Umuceri, inyama, amafiriti, icyayi cy'amata. Twebwe mu cyari wacu byari ubushera, byari imyumbati, byari ibishyimbo, byari ibijumba, ntabwo twebwe twitaga ko twariye neza. Ibyo bintu rero abana bo mu cyaro twarabikundaga. Twebwe twageraga i Kigali twarabikundaga, twumvaga nyine ari byiza. Njye ntabwo nigeze mbasha kubirya. Ntabwo yari umuntu yateka amafiriti ntituyabone, yabagiye yaba umukozi, inyama ntazo twabonagaho. Ntabwo ari abakozi se babitekaga? Ni abakozi babitekaga, ariko inshuro nyinshi inyama, ifiriti, icyayi cy'amata, umugati. Umugabo we ni umuntu ntigeze mbona n'umunsi n'umwe utaha adafite envelope y'umugati. Iyo atahanaga na komati yazanaga Simba. Kera na komati kiriho. Urumva nyine rwari urugo rusa n'urwifashije. Ntago iyo batekaga amafiriti yabaga ahagaze aho ngaho, bakayarura ahagaze aho, bakayajyana muri salo. Twebwe tukajya kwandurura tubona amasorori nyine nta kintu na kimwe kirimo. Yaba inyama, even n'icyayi muri teremusi nta cya twabonaga. Urumva nyine twebwe twabonaga ibyo bintu tukumva ni byiza ko urumva gihe n'umukozi duhuje amateka ko duturuka mu cyaro, twakabaye tubibonaho bikadushimisha. Ni natwe tubitegura, ariko ntabwo twemereye no kubirya. Cyane ko inyama zo kenshi niwe wazitekeraga, ifiriti, ibyo bintu nshaka kubivuga ubu abantu bakagira ngo wenda ni ugukunda ibiryo n'icyo, ariko icyo gihe byari byiza kuri twe, twabonaga ari ibintu byiza. Abakumva barakumva. Yego. Nadeje. Ubwo ibyo nyine biraba, urumva njye nabonaga nyine antoromatiza pe, ibyo byose bikambabaza. Nari umwana muto uri munsi y'imyaka hafi 8 9 gutyo. Nari mu 8 7 9 hagati aho ngaho, ntabwo mbyibuka neza. Ariko nari wa mwana nanjye ukeneye ko niba yazaniye abana be yawurti nanjye ashyiramo iyanjye, niba yazaniye abana be ji nanjye ashyiramo iyanjye. Nuko nabyumvaga ko yari umuvandimwe wanjye. Ntabwo nari nzi ko ashobora kumfata nk'umuntu wa rubanda nyine udafite icyavuze aho ngaho. Ibyo bintu byanteye ibikomere, none ndamutinya kubera kumbwira nabi, kunsigira ishuri kenshi, ambwira izo mpamvu ze z'uko adahari nyine, nirwa n'abana mu rugo. Ntangira no kwanga n'ishuri nkabona ntacyo bimbwiye kwiga. Ejo nasibye, ejo bundi ntatinye no kunsibya iminsi 3 yikurikiranyije. Ugasanga nagiye ku ishuri mu cyumweru iminsi 2. Urumva gutsindwa byo byari nk'itegeko. Rimwe na rimwe nkajya ku ishuri nta nkweto, nta kunyitaho. Mu rugo nuko nta slipa zo gukandagiramo mfite. Mugabo we inshuro nyinshi yabaga yiriwe mu rugo, niwe wabona ngo utwo tubazo twose mfite. Mugabo we n'umwana mwiza, ariko urumva kuko nafite icyo mfana n'umugore, umugabo ntacyo byabaga bimubwiye. Usibye ko nk'umubyeyi nyine yabibonaga ko ibintu nkorerwa yenda atari byiza, ariko nta kintu yabaga agomba gukora, nta n'icyo yabaga yenda kumbwira. Usibye ko yambwira ati se ko mbona usa nabi, nta slipa ufite. Amugana maze iminsi ntazo mfite, yenda akama amafaranga agenda ugure moja wambare. Akambwira se ko mbona nta myenda ufite, ko mbona usa nabi, nta myenda ugira. Akaba yabwira umugore tuzagurira umwana imyenda, ariko agaheruka bimubwira ntanabikora. Yego. Ndabibona ko nkorerwa ihohoterwa kandi mfite ababyeyi, nakabaye ndi mu rugo. Naje kugira agahinda gakabije rero, nkajya mubona none umutima ukandya nkamwihisha yaba yiriwe mu rugo, nkumva nta mahoro mfite. Twagira Imana yagenda tukabyishimira. Aho hano twabaga hari urutoki munsi y'urugo. Urwo rutoki ubundi nirwo ruzamarira yanjye. Nari umwana muto, ntabwo nari mukuru, wenda nk'uyu munsi nashoboraga wenda kubyihanganira yewe mbaho ndi mukuru nk'uko ngana. Ariko nari umwana muto pe, ukeneye kwitabwaho, ukeneye kubungabungwa, kubazwa urashaka iki. Nararwaraga nkaba nakikiza. Ndabyibuka nigeze kugwa ngira igisebe kinini ku kuguru. Ntigeze njyana kwa muganga, nta kinini na kimwe kigabanya ububabare yanshakiraga. Icyo gisebe narakirwaye mpaka kirikiza. Nahuye n'uburibwe bukomeye, nkajya ngira nimugoroba nkagira imisonga, naba ndyamye gato. Noneho yaziranaga n'umuntu uryama akazi kakiri gukorwa mu rugo. No kuvuga ngo kwa kundi umuntu wenda ku manywa yihengekaho, yitaga abwira umukozi ati kariya karyamye biki, byutsa kazi hano nta myenda ihari yo gufura, hano ibi ni ibyombo birogeje, ibi byose birakozwe, aryamye biki. Nkabyuka ncumbagurika, nkoza ibyo byose nyine,
nkababara nkabikora ndira akantuma nkagenda ndira ubundi abaturanyi wenda nuko ntashatse ko menyekana ariko abaturanyi baho hantu ibyo byose barabibonaga ndetse bakanambwira ati ihangana ibintu bagukorera turabibona ariko ihangana naho ku mabotike abona hahiraga numva nahoraga ndi umwana wijimye udaseka kandi mu rugo navuye iyo nta kibazo narasekaga rwose ndi umwana nk'abandi nta kibazo ntangira kugira ikintu cyo kwijima ntangira kujya nceceka nyine ubundi guceceka kwanjye naho byaturutse ntabwo nari mfite uruvugiro ntabwo nababaraga ngo mvuge ngo banyumve nahuye n'ikibazo nyine cyo guceceka ahubwo noneho ndigunga yaba hari urwo rutoki nakubwiraga niyo bwabaga ari nk'ububiko bwanjye bw'ibibazo ngenda nkarira nkabwira Imana se Mana nzasubira mu rugo ryari ko numva nkumbuye mama nzasubira mu rugo ryari ugende kumubwira ibibazo mura nabyo komera sha komera aho hantu harambabaje cyane kandi nari umwana pe igihe cyarageze vakansi igeze ndamubwira ndashaka gutaha arambwira ati utaha ujya he wowe barakumpaye ngo wige hano urataha ujyayo nkumbuye mama ndashaka gutaha arabyanga pe ariko nyine arabibona ko no gukora byananiye no kurya ibintu byose byananiye komera arambwira ati okay ntacyo uzataha ntacyo uzataha igihe kiragera urumva nari umwana sinari nzi n'inzira yanzanye ntabwo washoboraga no kumpa amafaranga ngo mbashe no kwitegera ntahe byasabaga ko ari we nyine uzantahana igihe cyarageze arantahana arambwira ati tugende ntacyo ugiye kubasura uzagaruka amashuri yatangiye twaragiye ngeze mu rugo urumva mbibwira mama ariko urumva kubwira umuntu inkuru yarangiye ntabwo uyimubwira nk'uko wari ubabaye icyo gihe ndabimubwira mama byose ibyo nibutse nkamubwira yabona nigunze cyane akambwira ese niki nkaba ndamubwira ati igihe niki bambwiye ibi bankoreye ibi mbese nyine nkagenda buri munsi mubwira bigezeho arambwira rero ntuzasubireyo igumire hano uziga inaha ntuzasubireyo ariko nyine ngira ubwoba bwa papa igihe cyatangira kigeze nihuse papa yarambwiye ati urasubira kwa mukuru wawe ujye kumufasha abana we yabyitaga ko njya kumufasha abana nubwo yarahangayikishijwe nuko njya kwiga ati usabwe gusubira kwa mukuru wawe ukajya kumufasha abana ati dore yabyaye ndaheka yafite abana bato nyine yabyaye vuba icyo gihe narabyanze njyanze arambwira ati umviraha ndakwirukanye mviraha singushaka hano niba wanze gusubira i Kigali kwa mukuru wawe mviraha agenda hari umumama twari duturanye niwe wabonye iyo nkundura yose ibaye arabwira mama ngo nambwire ngende njye kuba iwe twari duturanye rwo ku rundi ndagenda njya kuba iwe urumva ariko nahararaga nijoro hanyuma ku manywa nkajya mu rugo papa yabaje nkagenda tugahora ducengana niko abandi bari kwiga njyewe ntago ndi kwiga igihe kigeze ngira ngo papa abona ko nyine nanze gusubirayo pe nakaniye nanze gusubirayo arandeka ndaguma mu rugo rimwe na rimwe yarazaga nkamwihisha ku gikoni nkamwihisha ariko akabibona nyine ko nanze gusubirayo ariko ntago ndi umubwire ngo anyumve ntashaka kunyumva habe na gake rwose aratuza ubwo mama ajya kunyandikisha hafi yawe mu rugo ntangira kwiga nyine ndiga nta kibazo ubwo icyo gice cyo kiba kirarangiye cy'ubwo buzima ariko urumva jewe ntandukanye nabo mvukana nabo kuko ibyo byose byankorewe nije byakorewe bo nta nubwo niyo mbivugaho baravuga nyine ntibabishyikira keretse uwashatse kujyayo
naraje nyine ndahabangisha ndabwira ni umuntu mubi nujyayo uzarwara ntazakuvuza azateka inyama ntazaguha azateka icyayi ntuzakibona noneho bo bakajya bavuga ati hoya natwe dushaka kujyayo tukareba n'uwo maragaho n'iminsi 2 yararaga atashye bakabona nyine ibyo nababwiye byose ni ukuri ubwo urumva nyine yaje guhamagara ko ataje papa arambwira ati yarabyanze birarangira njyewe nanjye nkomeza kwiga aho ngaho iwacu ariko noneho urumva njyewe byangumyemo iyo memory mbi yangumyemo nyine mbaho numva ntishimye ariko aho hantu mpatandukaniye nabo tuvindimwe ibyo bihe birangiye rero naje mu rugo urumva nigaga ntaha mu rugo ariko noneho mu rugo iwacu ho naje gusanga ari mu muriro utazima mvuye aho kwa mukuru wanjye ariko noneho iwacu ni mu muriro utazima gutese kandi iwacu rero uburyo naje gusanga ahaba umuriro utazima naje gurumva nahavuye kera ndi umwana noneho mpagarutse nakuze nabaye mukuru z'ubwenge ibintu byose mbibona ababyeyi banjye bari abantu batongana barwana urumva jewe nahavuye ibyo bintu wenda niba byaranabaga sinabaga mbyitayeho cyangwa ntanabireba ko nari umwana noneho naje nzi kwitegereza nkareba nkumva nkamenya ibyabaye mu rugo byose nkabibona papa n'umunyamahane ku bantu bamuzi barabizi ko ari umusaza w'umunyamahane yari umusaza utuka mama cyane urumva papa na mama bahuje amateka yaramutukaga cyane akamucyurira akamubwira ati wowe ntabwo uri umugore wowe umugore ni uwa mbere wowe nturi umugore uri ikigoryi ntacyo uzimarira kubibwira umugore wawe abana babyumva buri munsi bo wenda bazi ko ibyo bintu bitadukomeretse ariko baranabizi uko barabibona imyitwarire yacu barayibona byose baba babireba nuko wenda nabo ntacyo babikoraho ariko barabibona mama akamutuka buri munsi papa ni umusinzi nyine aranywa buri uko atashye yanyweye agatuka mama akamuraza hanze natwe nyine nkabona turara hanze buri bucye tukajya ku ishuri akamubwira ngo hori ikigoryi abana bahawe ntacyo bazimarira uwabyaye ibikobwa n'ejo bundi bakabatera amada bakabyara ntacyo bazimarira nawe ntacyo bazakumarira agahora atubwira amagambo nyine adutesha agaciro mwebwe ntimuri abakobwa muri imyaku urumva mu rugo turi abakobwa 3 n'agahungu kamwe urumva abakobwa nibo twe benshi agahora abwira amagambo mabi mama inshuro nyinshi twaraye hanze Gerard twaraye hanze inshuro nakubwira turi abana bari ujye ku ishuri tutariye tutakarabye kuko yabaga yadukingiranye ku buryo tutabasha no kubona n'amavuta yo kwisiga papa se akabakingirana hamwe na mama twese hanze iyo yazaga yasinze yaravuga ati musohoke mumvire mu nzu mugende avuga nka mutarabana turabe ariko nyine ntago na mahane nabyita ko ari amahane n'inzoga yenda wasinda wagira amahane ku bana bawe ku mugore wawe nta mpuhwe yari adufitiye kubera iki se n'igikomere se yagize muri jenoside cyabimuteye cyangwa na mbere ko yari ameze aho naho twahagira ariko amakuru mfite nuko na mbere ariko yari ameze n'umunyamahane yenda nyuma ya jenoside byarikubye ariko na mbere hose ngo umugore we yari yaramutesheje umutwe yamuteshaga umutwe ibyo birazwi ku bantu babazi kera ibyo birazwi Gerard ikintu cyatubabaje mu buzima na n'uyu munsi cyatwafectinze mu buryo bukomeye papa wacu yatutse mama agahora amutesha agaciro imbere yacu agahora amubwira wowe ntabwo uri umubyeyi ibitutsi byinshi uri ikigoryi umugore ni uwa mbere abana bari aba mbere mwebwe mwaje kuntesha umutwe gusa mwaje kuntera ibibazo gusa urumva nyine afite iryo hungabana ry'uko yabuze umuryango we wa mbere natwe ashaka kubituzanaho kandi nta ruhare twabigizemo papa abana be b'abahungu abenshi bari baragiye mu nkotanyi urumva benshi baguyeyo akavuga ati abana banjye bakaba ari ba generali bakaba ari abakoloneli bakaba ari abantu bakomeye uyu munsi ahantu yicaye sinakabaye mpicaye nakabaye ndi ahantu hatari ahangaha yego none urambwira ngo warabyaye ngo bose n'abana ngibyo ibigoryi byawe by'ibikobwa ejo n'ejo bundi bizaba byabyariye hano mu rugo ayo magambo yose ntago babizi uburyo yatwangizaga twararaga tudasinzira inshuro nyinshi bahoraga barwana njya gukiza urumva ni nk'ari ngiye mukuru mu rugo none nkajya nibaza ese mana navuye hara kwa mukuru wanjye mu bibazo noneho ahonje hoho ku manywa na nijoro nta munsi w'ubusa twagiraga mu rugo nta munsi w'ibyishimo nigeze mbona mu rugo
inshuro nyinshi yabaga ari imiguruko, ari amahane, ari ukudutuka, mpaka papa yaza, twari babana, papa yaza tucyumwumva twese munsi y'igitanda, twarahahamutse, mama yarahahamutse ati papa wanyaraje, twese nyine tugakwira imishwaro, ntabwo tugeze twiyumvamo urukundo rw'ababyeyi, twumve nyine ko dufite ababyeyi, kuko ahanini twarutwaga n'abantu batanafite ababyeyi. Nge hari ukuntu ntabwo wenda mbakomerekeje nk'umuntu twari wenda tuziranye icyo gihe aravuga ati mwebwe sha mufite papa na mama wanyu, ariko ntabwo babaga bazi ibintu ducamo n'ibintu duhura nabyo. Ku mutima tukamubwira ati tuya wari uzi ibibazo dufite, nawe wakwifuza natwe twakifuje kumera nkawe imfubyi, abo babyeyi dufite nawe akabigumanira, kuko barutwa n'abadahari. Niba ababyeyi nyine urumva na mama, ntabwo ndi butinye kubivuga, nawe urumva yanywaga inzoga, inshuro nyinshi papa yaba atazanye ayo mahane akaba ari uyazana. Nawe akayazana kuri papa se? Nawe akayazana kuri papa cyangwa kuba mu rugo muri rusange? Urumva yazanaga kuri papa kuko ni umugabo we, ntibaburaga ibyo bapfubiranyaho, ariko twe bikatugiraho ingaruka. Ubwo niba byagenze gutyo papa akavuga ati muhite musohoka simbashaka. Twararaga tuzunguruka karitsiye na mama, kandi mama yanyweye, natwe turi hanze turabana, mu gitondo turajya ku ishuri, ntitwari iryo joro, nta uzi ngo twakarabye, nta uzi ngo nta mavuta tufite. Ibyo byose biradukomeretsa ku rwego rukomeye. Ibyo byurumva twayibayemo imyaka myinshi pe. Urumva kuva icyo gihe cyose, imyaka y'ubuzima bwacu bwose, primaire, secondaire, ntabwo twigeze twishimira ababyeyi bacu. Ntabwo ndi buvuge papa gusa na mama, urumva nawe hari ibyo yadukoreraga bitadushimishaga. Ariko uruhande rumwe nkabona ko ari ibikomere, aho ngenda nkura niho nabonaga ko nyine mbona ko ari ibikomere bafite by'ibyo bihe baciyemo, ariko ntabwo twebwe bari kubituziza. Twebwe twari abana bari kwihangana, kuko hari abandi bantu duturanye nabo baciye mu bihe nk'ibyabo, ariko bafashe abana babo neza, batigeze babakomeretsa mu buryo twebwe twakomeretsemo. Barihiraga abana amashuri, bamenyaga ko abana bariye, abana bakarabye, abana basa neza, ariko twebwe ibyo ntabyo tuzi iwacu. Twebwe ni nk'aho twarireze nyine, kandi dufite ababyeyi mu rugo. Njyewe navuga ko tutigeze tunarihirirwa nabo. Papa ntabwo yigeze turihira amashuri, usibye gasaza kacu wenda gatoya uyu munsi niko arihirira, kuko wenda ngira ngo nuko ari agahungu. Twebwe rwose yumvaga ko, kandi Gerard iwacu ntabwo twari abakene, iwacu twari dufite inka, nakuze mu rugo mbona haba inka, yenda zigenda zishira, ariko hari inka, hari amasambu barahingaga, twari abantu nyine barya ibiryo bisanzwe by'abanyarwanda bose, ariko ntabwo twari abakene bo kubabarirwa. Ntabwo papa icyo gihe rero yari no kubura amafaranga twishyurira ku ishuri, ko cyane ko twishyuraga n'amafaranga make icyo gihe, ariko wenda primaire yari na make, mama yakubitirizaga hirya no hino akaba yanayahingira akayaduha, ariko bigeze secondaire asa naho yongereye, wenda bitewe nuko harimo batsinze, harimo wenda nutarashakaga kujya muri ya mashuri ya leta akajya wenda muri privé bitewe n'ibyo ashaka kwiga. Icyo gihe urumva byabaye ikibazo, kandi suko papa atari kubona ayo mafaranga yo kuturihirira, ahubwo nyine kubera kubatwa n'inzoga n'amahane ye no kutumva ko turi abana bazigira umumaro cyangwa ngo nawe bagire icyo bamumarira, byatumaga atatureba, ntabwo yatwitagaho rwose. Twese twagiye turihirwa n'abagira neza. Nk'ugiyewe naragiye mbwira pasteur wanjye aho nsengera, sa n'umuciriye muri make iyi nkuru ndi kuvuga, arababara cyane. Arababara cyane, anambwira ati najyaga mbona ucecetse utavuga, nkahora mbona, kuko naragendaga ku rusengero nkakubura nkitahira, nkagenda nkakora nk'akarimo nkitahira. Arambwira ati se kuki njya mbona udaseka, utajya mu bandi, utajya muri korali, ubundi ufite ikihe kibazo? Akibimbwira naraturitse ndarira. Ahita ambwira ati ngwino mu biro tuganire. Ndamubwira byose, ndamubwira, sinamubwiye byose ko nagiye, ibyo namubwiye byaramubabaje. Namubwira ati nuko bimeze, kandi namubwiye ni kandi ndabona n'ishuri ngiye kurivamo. Namubwira ati ntago nakwemera ko ureka ishuri, uri umwana uri umukobwa mwiza, uri cyari muto, ukeneye kwiga, nutiga uzabaho ute? Uzaba indaya, abantu bazagufata ku ngufu byarire mu rugo. Ukeneye kwiga, basi niwe wakiga secondaire ukayirangiza, ariko ukeneye kwiga. Ndamushimira aho hantu rwose, yambereye umubyeyi ukomeye cyane. Ndamushimira, sinzi ikintu nzamuhemba, ariko ni umubyeyi mwiza cyane. Uyu munsi uko mbona ukomeze, njyewe mbikesha umupasiteri wacu. Ako kanya yese ambwira ati urashaka kwiga he, urashaka kwiga iki? Ndamubwira. Ahita ambwira ati mu gitondo uze nguhereza akamverope k'amafaranga ugende kwishyura kuri konti utangira ishuri. Ntiyanguriye ikaye n'iki, urumva nyine nanjye ibyo binagomba kubyishaka, ariko minerivare yahise yima, abampaye ifatizo rikomeye kandi
ndakubwiza ukuri Gerard uburyo nize n'Imana ibizi umwana twicaranaga nayo mfite ikayi imwe nagiye ku ishuri bitinze birumvikana kambwira ati ariko se ubundi kuki wanyu batakugurira amakayi ibintu byose byandika mu ikayi imwe ni ibintu byose byandika mu ikayi imwe na makaye ngira ya ejo bisono nkabona nzaniye udukaye tubiri uwo mwana ndamukunda nawe arabizi uyu munsi ni umumama ariko narabimubwiye ni ibintu wankoreye ntabwo nzi ko nabikubwira akanzanira bike akambona nambaye inkweto buri munsi akaba arambonana urukweto rumwe akambwira kandi we ari umwana uhora uzana inkweto zitandukanye ku ishuri ntabwo twanganye ikirenge ariko yarambwiraga ati izi ngizi zirafunguye pfa gushyiramo nta kibazo zipfa kutazakurya akandwanira ishyaka ejo akambwira ati andika muri aya makaye ngewe nzabwira nawe yabaga kwa mukuru we ako nyine umukunda ati ejo nzamubwira ko amakaye yanjye ari make angurira ayandi nzakuzanira ni ukuri nize kubera uwo mwana w'umukobwa iwacu hari kure rumva byasabye ko njya kwiga muri prive ariko ari kureho gatoye mu rugo akambwira ati wabo hari hafi yari ruguru y'ikigo akambwira ati rero iwanyu ni kure ngwino tujye gusangira mu rugo inshuro nyinshi nari iwabo yabona ari ku kizuba akambwira witaha ngwino ari mu bantu banteye imbaraga zo kwiga kuko wenda niyo niga ntaha mu rugo cyane ndarigenda njye ngiraho nkacika intege ariko yarambwiraga ati nanasiba akamubwira ese warwaye wagize icyo kibazo nkamubwira nibi bakambwira ati ejo uzaze humura nzakubwira asanga amaye nk'igihumbi akambwira ati ku kwezi icyo gihumbi ni cya Cotex ndabizi ukuntu bimeze ibintu kandi ntazi iwacu ntazi ikintu na kimwe ariko nyine akangirira uwo mutwaro ndamukunda pe nawe arabizi buri munsi murambimubwira ubwo rero nyine rumva papa ntiyaturihiriye amashuri atari ko abuze amafaranga ubwo abandi bo sindi buvuga ibyabo ariko nabo bafite ukuntu bize kubabaje ariko nabo nyine twese twarangije secondaire uyu munsi turashima Imana twarayirangije nta wayirenza ariko nabyo tubishimira Imana kuko nkurikije situation yari iri mu rugo icyo gihe nayo ntago kwiga byari koro byari bigoye naho umwana w'umukobwa nkatwe b'inkumi kujya ku ishuri wisize ubuto ukajya ku ishuri wambaye urukweto rwacitse ukajya ku ishuri uzi neza kuri butaha ugasanga mu rugo ni intambara basinze nibatetse kandi uri uzi kuri burye ugasubira ku ishuri ninde mwana wabyihanganira kabiri ko wabireba rimwe kabiri gatatu ukagera ukavuga ati ariko se ubundi ndiga ngo harya ngo bizagende gute cyane ko na papa yatubwiraga ati se mwebwe ubundi muzamara iki mwebwe mwirebye mubona hari ikintu muzimurira muzabyarira hano nta kintu muzimarira nanjye ntacyo muzamarira rwose mwebwe kubarihirira no kubataha umwanya ibyo byose umuntu akajya ku ishuri abitekereza ukagenda uzungera ugahora ugenda utekereza Imana koko ntacyo nzimarira nubwo niga ariko nyine ukavuga uti nta kundi urumva papa yaradukomerekeje aho hantu baradukomerekeje induru zabo za buri munsi basinze barwanye abantu bahuruye mu rugo n'ibibazo turaho turi kubireba n'abana bakatubwira ati mama wanyu yasinze araha mama ariko ngiye mbona ko inzoga yazijyanwemo n'agahinda yari afite niko kamujyanye kunywa inzoga cyane ntago azinywa cyane ariko iyo yazinyweye kubera mu mutwe he horoshye ushobora guhura mu muhanda ukajyana umusazi ukagira ngo ni umusazi pe ibyo bintu bikatubabaza twari abana kukubwira ati ngwino utore mama waraha naha yasinze yabaye uku byaratubabazaga cyane twatahaga turira tukavuga mama uradusebya uratubabaza dore turi abakobwa ejo n'ejo bundi bazadutereta ninde muntu uzaza hano abona ibintu dukorera watubabariye akatusaba imbabazi sinzongera ejo bikongera tuhura muri izo ntambara zidashira byaradukomerekeje cyane ariko ubyumve ngo cyane ibyo bintu rero urumva twarangije kwiga ngewe wenda by'umwihariko cyane ko uyu munsi ndi mu nkuru yanjye byandemyemo ikintu navuga ngo kibi cyangwa se wenda cyiza simbizi urumva papa kubera ayo magambo yakomezaga atubwira ko ntacyo tuzimarira ntacyo tuzakora nawe ubwe ntacyo tuzamumarira maze kwiga secondaire naravuze okay secondaire ndayirangije ubu igisigaye no gushaka amafaranga ngomba gushaka amafaranga none mbere nari mufitiye umujinya mvuga ni Imana ningira Imana nkabona amafaranga papa nta akunda inzoga n'itabi nta n'itabi nzamugura ry'ijana nta n'inzoga nzamugurira nzafasha mama we sinzamufasha maze kurangiza kwiga rero urumva nibwo umuntu agenda abona n'udufaranga ubona turakaha iki n'iki none ntangira gukunda papa
ntangira gukunda papa nabo tuvukana bose barabizi ko nshobora kujya mu rugo mfite amafaranga mama nkamusiga nta n'igihumbi papa nkasiga muguriye inzoga yishimye ameze neza. Kubera iki? Ni igikomere yanteye, ntabwo ari uko mukunda kurusha uko nkunda mama wanjye. Nyine kubera ukuntu yakomezaga ambwira ngo ntacyo nzamara, ntacyo tuzamara. Ni nko kumwereka ko hari icyo maze. Ibyo bintu byanteye gukora mpanganye nawe mu marangamutima ariko mu buryo butagaragara, ariko ngiye ko niyizi ndabizi ko nyine ibintu byose nkora si uko mba mukunze kurusha mama cyane ko ari we watubabaje cyane, ariko mbikora kugira ngo mwereke ko ibyo yatubwiraga atari byo. Gerard, ibyo bintu mubwiye byatuviriyemo no gushaka abagabo tukiri abana, sindi butinye kubivuga. Twashatse tudakuze, twari dufite imyaka y'ubukure kuko twarasezeranye mu mirenge twese, ariko buriya uri umupapa urabizi gushaka urugo bisaba kwitegura, bisaba kuba waricaye ukabitekereza, kuko ugerayo ukabyara, cyane ko njye nagezeyo. Komera cyane. Niba nabyita ibikomere byatujyanye ntabwo mbizi, niba nabyita ko kwari ukwihorera kuri papa ngo atazabona twabyariye mu rugo simbizi. Komera. Ariko by'umwihariko nijye washatse imbere, ntabwo nigeze mbona umwanya wo kwikunda, kuba umukobwa, kwambara neza, nabyo nzi. Komera sha. Komera Nade, komera. Nabyo nzi, navuye muri ibyo bibazo byose mpita ninjira mu rushako. No kuri nago navuga umugabo wanjye nabi. Umugabo wanjye n'umwana mwiza cyane wongereho cyane. Nago yaraza amateka yanjye, usije ko twahuye akankunda. Urumva umwana nkanjye wakuze nta rukundo, nta muntu n'umwe umbwira ko nkunda. Mu rugo mbona ari imiserero, ari ibibazo. Nari nkeneye umuntu umbwira ko nkunda rimwe gusa, nkahita musanga. Na kabiri nari nkeneye rimwe gusa kumbwira ko ndi mwiza unkunze. Byari byoroshye kuntwara. Wenda sinavuga ko ababimbwiraga bose nabanye nabo, ariko habagamo gushishoza. Ariko nyine urumva ntabwo nigeze ngira umwanya wo kwicara ngo bipange mbitekereze mfiringe urwo rukundo ndumaremo iminsi mbane nawe niteguye mu mutwe wanjye nabyakirije n'umutima. Ni ibintu byaje nyine numva mu mutima wanjye n'ubundi urwo rusaku rw'iwacu no kutabona icyo umuntu akeneye, no kutabona amavuta ku gihe, no kutabona ibintu byose umuntu akenera, bishobora kuzantera kujya mu mico mibi, nkajya yenda nkora nk'ibyo abandi bakobwa bose bakora kugira ngo babone ibyo bisuko byiza, amavuta meza. Ndavuga rero uyu muntu ari kumbwira ngo tubane, ntabwo nabyanga, mbana nawe. Ni ukuri n'umwana mwiza pe, ntabwo ndi mvuge nabi. Nta bintu na kimwe yari azi iwacu, yarankunze gutyo gusa. Rimwe na rimwe hari n'ibintu byambagaho tumaze kubana akihangana kuko atarazi impamvu. Wenda nk'urugero natanga, nawe n'umupapa nyine utataha atazanye umugati mu rugo. Ngira ngo ni ukubera nyine aho yaba yarakuriye, ambwira ko iwabo nawe yajyaga abona papa we buri uko atashye atataha atajyanye umugati mu rugo. Rero byarantunguraga, ntabwo ibyo bintu mbimenyereye, naho nabaye biba uwo mugati ntabwo nari ngufiteho access. Narawubonaga winjira, ariko nkongera kubona envelope n'igishishwa cya Simba cyangwa nako mati tubisohora turi gukora amasuku mu nzu. We rero buri munsi ko yatahaga tumaze kubana yazanaga umugati. Uwo mugati nkawumutegura mu gitondo akagenda, nimugoroba akajya mu kazi akazana umugati. Imigati kambana myinshi, none nge sinawuryaga. Akambwira se impamvu utarya umugati nuko utwite niki? Na nyuma yo kubyaraza urumva yamara kugenda nkatanyihera abaturanyi, nkayiha abaturanyi inyama, nkateka nkamugaburira, ndasigara nkihera abaturanyi. Ibyo bintu byose ndabyanga. Ukundeba nanga umugati. Urabizi ko umugati ari mwiza, ari ingirakamaro ku bantu. Ariko umugati ndawanga pe, kubera icyo gikomere. None rimwe arambwira ati ariko se kuki wanga umugati ubundi byatewe n'iki? Ndamubwira ariko gato. Nambwa rero nabaye kwa mukuru wanjye gutya na gutya urumva umuntu mubana ntabwo ibintu byose uhita ubimubwira uwo munsi. Genda umuvungurira cyane ko tutabonye umwanya wo kwicara ngo tuganire, nyine mubwire ngewe wanyawe.
nagiye mbimubwira gahoro gahoro ariko tubana. Arambwira ati birumvikana ariko ugomba kwiga gutsinda ayo mateka yawe, ukarya umugati ni mwiza, nutarya umugati bizatuma abana bacu batawubona, uzajya uvuga uti singurya nanjye ntawungura, nawe ubwawe ugufitiye akamaro. Nyine ni umuntu wize ugomba yarampuguraga nyine muri ubwo buryo. Ubwo ariko aza kubona ko ari igikomere mfite, arandeka rimwe akabona nyine ntawo nshaka ariko akandeka. Ubundi yajyaga anshyiraho n'igitsure cyane, ugomba kurya umugati, umwana utwita kamera neza, ugomba kurya umugati, nyine ibintu byarabaye kurya umugati. Ariko aza kubona ko kurya umugati atari ibintu byanjye, arandeka. Na n'uyu munsi arabizi ko nanga umugati, ndawuhaha pe. Iwacu tudafite amafaranga ubibonera ku mugati, ariko iyo tuyafite umugati mu rugo ubu hari kubera abana noneho uyu munsi dufite. Ibyo byose rero urumva agenda abona utuntu tumwe na tumwe, guceceka cyane, kwigunga. Ukumbona ndi kuganira mu buzima busanzwe ntago wanshyira imbere y'abantu ngo mvuge na speech iminota 2 cyangora pe. Uraceceka cyane. Ndaceceka cyane kandi byatangiye nyine kubera ibyo byose. Kandi urumva no guceceka cyane mu ishuri bajyaga bagira ngo n'ubwitonzi, rimwe na rimwe bakantorera no kuba umuyobozi. Ngiye nabaye umuyobozi mu mashuri aho nagiye niga hose, nabaye na doyene kwishuraho nize. Kubera iki? Babonaga ncecetse bakagira ngo n'ubwitonzi. Ntago babaga bazi impamvu ituma nceceka, n'impamvu ituma ntavuga, n'impamvu ituma ntisanzura mu bandi. Hari ikintu kimwe nshaka kubwira abantu twiganye nubwo wenda batambona. Abana twiganye Gerard banziho ko ndi ko gusuzugura. Kubera iki? Nari wa muntu ureba umuntu ariko simuvugisha. Ntago wamenya ko nagukunze, ntiwamenya ko nakwanze, nako kenshi bagira ngo ndabanga. Kubera sinisanzuraga, sinabavugishaga. No kugira ngo nzagire inshuti, urumva kugira inshuti byarangoraga. Na n'uyu munsi kandi birangora. Iteka ryose hari umuntu uje ansanga jewe numva ari ukumbeshya. Ndavuga se papa ntiyadukunze, mukuru wanjye ntiyahunze, wowe urankunda gute se? Abantu bankunda kenshi wenda ntago babiza ariko ngewe barabimbwira nkabyikiriza ntabyikirije. Nyine nagomba numva hari umupaka ntashaka ko bazarenga. Sinshaka kubabwira ibintu byambabaje n'inkomoko yo guhora nijimye no guhora ncecetse ntavuga no kubonyereka ko bankunze, jewe nkabereka ko urwo rukundo rwabo ntashaka kurwakira. Nago baza ayo mateka. Ibi bintu n'ubwa mbere mbivuze, kireka wenda abandi bantu nagiye mvunguriraho ariko ubu ngubu urabona ko wenda mbivuye muzi nkabivuga nubwo utabivuga byose. Yego. Komere cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ko umuntu wese ugerageza kunyegera akanganiriza, inshuro nyinshi bambwira ko bantinya kandi bikambabaza. Gerard ukumbona ndi wo gutinywa koko pe? Wapi? Urabona ntavamo umuntu mwiza bitari ukubimbajije. No, ntago ndi wo gutinywa. Inshuro nyinshi umuntu ambwiye ati jewe naragutinyaga, niyo nakubonaga nabonaga uri umuntu utinyitse, utavuga, usuzugura, utari wo kwegerwa. Mbese ibyo bintu jewe barabimbwira bakagira ngo ni ibintu bisanzwe ariko birambabaza. Ndanabisengera kenshi nkavuga iki kintu shitani yanyambitse ndashaka ko kimvaho. Kimvaho ku buryo umuntu azajya mbona akabona ndi umuntu ukunzwe nyine w'igikundiro, ariko bo baza bansanga banyereka ko bahunze. Ariko giye kubera icyo kintu kibi shitani yanyambitse, ndamba kumirira hirya. Kubakumirira hirya rero bita bibaviramo ko kumbona nk'umuntu wirata. Umuntu wirata, umuntu usuzugura, umuntu ucecetse utavuga. Ntago wamenya icyo atekereza. Uriya muntu kureba ntavuge se wamenya atekereza iki? Ibyo bintu abanyeshuri aho nize hose barabindega. Rwose mbibasaba imbabazi isuko ndi umwana mubi, isuko ntagiraga urukundo, ahubwo nanjye nisanze byarangendekeye gutyo. Nanjye nabonaga museka nkumva naza tugaseka, ariko nakibuka ibyanjye nkumva nta moye mfite yo guseka. Nabaze ndaseka, ejo bizaba bimeze gutya, mu rugo ndasanga bimeze uko, ndasanga barwanye, ndasanga nabyo kurya bihari. Nyine nkabura aho menera nseka, aho menera nsanga abandi ngo tuganire. Abantu benshi bakunze kugenda babimbwira turangije kwiga, bakanyandikira bakambwira sha wa mukobwa usuzugura ni wowe, wenda mu groups duhuriyemo ya bridal shower iki, bambona ifoto nakwandika ati tundi wa mukobwa asuzuguraga cyane. Nyine ntago babizi ariko byarankomeretsaga ngewe birambabaza. Ese burya nuko abana bose bamfataga. Niyo mpamvu nabyara ngo mbone uza kunsura, niyo mpamvu nta kintu na kimwe nakora ngo mbone umamagara, nabo ntibakimamagara cyane. Nta communication twize tugirana nyine nyuma yo kwiga. Kumbe niyo sura bambonyemo
ntabwo nari mbizi jewe nagiye mbisobanukirwa nyuma yo kwiga ariko rwose mbibasaba imbabazi nubwo wenda batari bumbone isura ariko bumve ko nanjye byankomerekeje ntabwo nari nzi ko ari uko nguko bambona nari nzi ko ari ibintu bisanzwe rero ntavuze ibintu byinshi Gerard wenda nsa n'ugeze ku musozo ibyo bintu byose nkubwiye byatugizeho ingaruka ingaruka rero byatugizeho nizi cyane cyane ngewe mama nabo tuvukana urumva ibyo bintu byose byabaye twebwe ntago twari tuzi ko bizagira ingaruka nk'izo uyu munsi bitugiraho uyu munsi narashatse mfite umugabo n'abana babiri muri umuntu wanjye yarashatse uwo nkurikira nawe yarashatse twese dufite ingo usibye uwo mu rugo mutoya ariko ukurikira ni wawe undi mama yaratwite muri jenoside yego niwe nkurikira ariko urumva ko uwo ntago tuvukana kuri papa niyo mpamvu ibyo bintu byose byangoye umutima kubera ni ngewe papa na mama nyine ni nge wa mbere n'abandi bandi inyuma wese yafashwe neza cyangwa byari ibindi bindi papa ntigeze amuhohotera pe nawe yabyivugira uko yabafashe uko yadufashe niko yamufashe hari n'igihe twabonaga ahubwo anamukunda kuturusha cyane ko yari azi ubwenge mu ishuri wabonaga nyine papa amushyigikiye rimwe na rimwe akaba yanamugurira ikaye twebwe ntazo tufite kandi atari papa we natwe siko twarabaswa mu ishuri ariko ntago tuzi impamvu nyine nagwigeze amwanga pe uko twaryaga uko yadusohoraga hanze uko ibintu byose yadukoreraga twabaga turi kumwe nawe uyu munsi rero ikintu cyampagurukije kikanzana hano ku nkuru yanjye ni ibikomere nyine uyu munsi byagiye noneho biturika muri twebwe urumva buri wese yabaga ameze ukwe ariko ngewe nk'umuntu wamaze kuba mukuru ngenda mbibona Gerard uwo mukuru wanjye nkubwira na papa wanjye nkubwira hari n'igihe cyageze urumva no kujya gusenga no rimwe na rimwe mu rusengero akakubwira ati nutababarira nawe ntuzababarirwa wenda ukavuga ati ngiye kubababarira no gukunda kureba nyine kumenya amateka yabaye mu gihugu cyacu papa wanjye ni umuntu mu mudugudu wacu akunda gutanga ibiganiro bya jenoside kubera ahantu tuba niho yarokokeye ni naho yahoze atuye nkahora numva nyine ukuntu byagenze ukuntu babiciye abantu abari inshuti abari abaturanyi rimwe na rimwe nkavaho nta mubabariye mvuga ati yewe ibintu byose dukorera burya ni ibikomere bya jenoside ariko ibyo byose nubwo nyine mbitekereza ntago bikuraho ko twakomeretse kuko twe twari abana ntago bikuraho ko twe twagombaga gusigasirwa cyane ko Imana yari baduhaye mbese ni nko kundi nyine yari bamuhaye nk'uko yabuze abandi ari nko kudushumbusha twebwe turi nk'abantu bashumbushijwe yagombaga nyine kwihanganira ibyo bintu ntatugaragarize uburemere bwabyo akadukunda akatwitaho ariko ntabwo byakunze ubwo rero amaze kumubabarira mu mutima ariko sinabwo nabwo naramubabariye byo kumubabarira kuko n'akantu gato iyo kabaye numva byose bibaye bishyashya muri jewe ariko ngerageza nyine kumwumva nkagerageza kumva mama afite abavandimwe babiri nawe barokokanye abantu be bose barapfuye barashize hasigaye barumuna be babiri ngerageza kubaganiriza bakambwira ati rero mama wanyu gutya na gutya mujye muba hafi buriya afite ihungabana riteye ubwoba nyine bo ni bato barabibona ariko ntabwo bibona kuturusha ko twe tubana nawe mu nzu tumaranye imyaka myinshi nyuma ya jenoside kandi we ntibabanye bari bahise bagenda twe turabizi cyane kubarusha ariko nyine bakabitubwira nk'abantu bakuru nabo bamuzi kuturusha nyine ibyo byose tukabibona Gerard mama wanjye afite ihungabana ku rwego ntabona ukuntu bisobanura gute urabona ko jenoside imaze imyaka 31 irangiye kuri mama wagira ngo ni imyaka 2 irangiye ibikomere bya jenoside biracyari bibisi cyane muri we uyu munsi ntituri muri 2025 kuri mama wagira ngo turi nko muri 99 uko abantu icyo gihe bari bameze mama niko uyu munsi ameze gute urugero nk'iki kibigaragaza ikintu kibigaragaza urabona ko buri mwaka hacanwa urumuri rw'icyizere mu gihugu cyose urwo rumuri twebwe iwacu ntabwo twahageze hahora umwijima utajya uhashira ni wa muntu wigunga ku rwego utabyumvaho hahandi nawe uba wumva ushaka gusohoka muri amateka ariko wabona ukuntu ameze ukabona ubaye neza uracogoye ijyanye nawe cyane ko ari mama ubwo wenda ntaho byaba bihuriye no kugereranya ingo mbere wenda nawe ifite umugabo umeze gutya uyu munsi ifite umfata gutya bikaba ari byo byamuhinduye wenda kurenza ibikomere cyane bya jenoside na de
Okay, nabyo henda ntabwo nabyo birashoboka cyane ko urwo rwa mbere nta rwonzi ariko ntabwo ajya babwira ku rugo rwe rwa mbere kubera ko yari akiri muto kuri ingo zikiri nto nta makimbirane menshi ngira ngo ababamo sibye iby'ubu ngubu byateye wenda mushobora no gushwana no mu cyumweru kimwe mwashakanye ariko icyo gihe ntabwo ajya tuganirira ngo atubwire ngo mu rugo rwanjye rwa mbere byari bimeze bityo ntazibana zidakomanya amahembe umugani w'abanyarwanda ariko ntago rwose tujya twumva ari ibintu byamukomerekeje ngo abitubwire nk'ibintu byamukomerekereje umutima abitubwira nyine nk'ibintu bisanzwe biri aho nta nubwo ajya bivugaho cyane buriya ahubwo ibyamukomerekeje ni iby'iwacu urugo rw'iwanyu ni urugo rw'iwacu rwamubereye urugo rubi n'uyu munsi igiye kuba amaze imyaka 7 mu rugo ni amahirwe nakabaye ntaranamazemo n'umwaka n'umwe kubera ibintu byose nabonye mu rugo cyambere cyo nagiye mvuga ni ndabizi bazankubita ndabizi bazantuka ndabizi bazanyicisha inzara ibintu byose nabonaga mu rugo nayo nzi ko nanjye wanjye ariko nzabisanga ariko nasanze bitandukanye abantu baratandukanye umugabo wanjye n'umwana mwiza cyane byumva ni umwana mwiza pe nta kintu na kimwe kibi arankorera ngo ku buryo naza hano kunkurange ngo nkivuge cyangwa nshobora wenda kunkora akantu katari keza sibinshimishe nkabe nabwira inshuti yanjye cyangwa undi muntu cyangwa cyane cyane mama we ni inshuti yanjye cyane nshobora no kutabibwira n'undi muntu nkabibwira mama we ari we nyokobukwe mabukwe arankunda biteye ubwoba yego mbona ko no kuba uyu munsi ifite agasura nsukumeze mabukwe yabigizemo uruhare yambere umubyeyi mwiza pe nabonye ko ababyeyi batameze kimwe abana bivukira nabonye ko umugabo wanjye yavukiye mu muryango mwiza ngiye navukiye mu muryango mubi ndanabimubwira aranabizi mabukwe n'umuntu arankunda amaraso yacu yarahuye ndabyara twaba turi kumwe niwe nkarabiriza uruhinja tuba turi kumwe mu cyumba dutandukana nyuma y'ibyumweru 2 nakize meze neza ndakorora akambwira ni iki kukorora narwaye inkorora akambwira ati kora ibi nibi urakira mu minota 2 nkabona ngezeho wavonye imiti wariye mu rugo mufite ibyo kurya bimeze gute mbese arankiyaringa ku rwego rwo hejuru umuryango wabo ni mwiza papa wabo n'umuntu mwiza yabaye umuganga nawe ku bintu byo kurwara niwe tubwira mbere yo kujya kwa muganga akakubwira kora ibi nibi mfite baramukazi banjye benshi ndetse batari n'abake rwose twakabaye tugirana n'ibibazo ariko ntago baza amateka yanjye niba hari n'ibyo bazi n'utuntu bagenda bumva hirya no hino kubera uwo mukuru wanjye nyine bashatse kumenyana ariko akajya agenda ashaka nko kubanyangisha kubabwira runaka ibi ni ibintu umwana mubagira umujinya ntago muzamarana kabiri n'iki ariko bo bakagenda uburyo nitwara barabibona nawe uburyo yitwara barabibona niba nahembwe ntaza niba nabyaye ntago bamubona niba hari ikintu cyabaye mu rugo ntago bamubona bamaze kubona ko ari we mubi atari giye mubi barabisobanukiwe uyu munsi ntago wababwira ngo runaka ibi nibi ngo babyumve bazi ko umukazana wabo ari umwana mwiza kandi koko ni nako kuri kuko nta kintu kibi nigeze mbakorera nabo ndabakunda n'abana beza bandwanaho n'umugisha ukomeye kuko ntago ngira ngo nari guhura n'ibyo bibazo byo mu rugo ngo nshake no mu muryango mubi Gerard uyu munsi ntago nakabaye nicaya nakabagira ngo naniyahuye ahubwo nari guhura n'ibikomere birenze iby'uyu munsi ndi kuvuga ariko nashatse umuryango mwiza ndabashimira cyane bambereye abantu beza na n'uyu munsi kandi ntekereza ko nta n'ikintu tuzapfa ku buryo bankunda mbona nubwo hakubita inkuba imeze ntibanyanga mbona batanyanga ntibyakora nawe ntiwabanga kandi nanjye sinabanga kuko bari mu bantu banyomora gahoro gahoro urumva iyo nagize ikibazo nk'icyo aho kugira ngo mpamagare papa ko papa n'undi ntiyakumva nubwo warwaza umwana akaremba papa si wa muntu wahamagara ati papa bimeze uku n'uku mama uramubwira akababara nyine mama hari n'igihe wanga no kumubwira kugira ngo utamukomeretsa kuko ibintu byose mama biramubabaza ibintu byose biramubabaza ube warwaje umwana nawe ubwo uburwaye arahungabana cyane bisaba ko hari ibintu tumuhisha kugira ngo bizakemuka atazi nuko byagenze ariko bariya upfa kubabwira umwana ari kwa muganga ujya kubona ko na bose ngabo ibizamini bakibyishyura ibintu byose ukabona nyine ni abantu bakeringa bazi gukeringa cyane ibyo bintu ndabikunze rero ushobora kuba nakubwira ukumva ni ibintu bisanzwe ariko ubitekerezeho inkuru yawe isoje ishimishije kandi nawe mu mutima bikomereza aho ngaho sibyo ntabwo ndi umusicologue sindiki ariko hari ubuzima tuba twaraciyemo natwe ku buryo ushobora kuba wagirira umuntu inama ho gato bikaba wenda byamufasha sibyo yego ariko wenda utanambwira kuko ubyumvishe
hari ikindi kintu nenda nashaka kuvuga muri ibyo bikomere byadukomerekeje nyine uburyo tubayeho mu rugo, urumva nyine nubwo twashatse ariko tugaragara nk'abantu batishimye, nubwo wenda dushobora kuba turi mu ngo zidafite ibibazo, ariko uwo nkurikira we yagize ibyago agapfusha umugabo ejo bundi kandi abyaye rimwe, we arakomeretse birenze uko agiye uyu munsi meze, we rwose umuntu atanamufatiranye yazatoragura amashashi. Uwo nkurikira kuko yanashatse nyuma yanjye, urumva afite akana kamwe, yaba n'abo bandi munsi uburyo babayeho biragaragaza ko nyine bafite agahinda gakabije. Hari n'ukuntu ngira gutya wenda nkaseka nkababwira ni nyamara aka gahinda kazatwica, nimutagahagurukira kazatwica. Nurabona ukuntu wowe umeze, urabona ukuntu wowe wifata, kubera no gukunda kumenya ibintu bijyanye n'agahinda gakabije n'iki, kubera namaze gusobanukirwa ko ngiye nkarwaye kandi nkabona nabo umuryango wanjye nabo karabatatse, aho yaba ibiganiro ucisha hano yaba aho biri hose ngenda numva ingaruka, ibimenyetso byose turabifite, wagira ngo twe bakoreyeho ubushakashatsi, kwiheba, kwigunga, urumva nyine ibyo byose byatubayeho. Ngewe by'umwihariko urumva hari ahantu twageze nkubwira ko papa nashatse kumera nk'aho mwihimuraho ariko mu buryo bwiza, ntabwo namwihimuyeho mu buryo bubi. Yatubwiraga ko tutazashakwa, tuzaba indaya tukabyara mu rugo, twese twarashatse kandi tugenda duciye mu buryo bwiza, turabyara uyu munsi dufite abana. Icyo ngicyo navuga ko Imana yakidukoreye mu buryo kugira ngo abone ko ibyo yatekerezaga bitabaye. Ikindi kintu yatubwiraga ko ntacyo tuzamumarira, ntacyo tuzimarira natwe ubwacu. Gerard, urugo rwanjye ntabwo rusaba umunyu, ntabwo ari ukwiyemera, ariko ntabwo mbabaje cyane pe, uko biri kose ntabwo mbabaje, ntabwo mbayeho nabi. Icyo nshatse kuvuga, uyu munsi ashobora kugira ikibazo ahubwo akaba ari gihamagara. Kwanza ni nako bimeze, ni jyewe bareba, n'abandi tuvindi imwe n'itwe bareba, nitwebwe bareba, kandi yarabonaga ko nta kintu tuzamara. Muri ibyo byose rero umugabo wanjye yankoye tubana, kambivugaho gato y'ibyo bintu. Amafaranga yampaye ntago ari make, ntago ndi buyavuga ariko ntago ari make. Naramubwiye wambabariye ntitaye ko hari nta kintu na kimwe ndi bugure muri aya mafaranga, nkagira ikintu nkorera mu rugo. Umugabo wanjye arankundira, arambwira ati rwose niba hari ikintu cyakubabaje yakoreshe n'ayawe. Urumva yahaye umuryango ariko urayansubiza. Barambwira ati yakoreshe n'ayawe. Papa kubera gukomeza tubwira ko ntacyo tuzamumarira, ndabizi ko akunda inka cyane, nahise muguriramo inka. Mvugurura mu rugo iwacu, hari ahantu nyine ubona ko hadasa neza, mu rugo ndahakora mu buryo bumwe cyangwa ubundi, sindi bivuge detail, ariko nyine abantu bahaza imbere n'uyu munsi ko hameze biratandukanye kubera jyewe. Papa ntiyarwara ngo ahangayike, arabizi ko mpari. Ntiyarwara ngo abure avuga ati imiti kugemurirwa ibiki n'iki, arabizi ko duhari turabikora. Papa ni wa muntu kwanza nyine ntajya yemera ikintu cyose wamukorera, nubwo wamwubakiranyira ngo na City Tower. Ibyo byose sinkubwira ko mbikora, mushaka kugirana ikibazo gitoya kata kuvuga ati nibi byose wakoze, nushaka kubijyane, nushaka usohore, nushaka nyine akanyereka ko ibyo nakoze byose ari ubusa, kwa gukomeza kunsha intege, ariko nkakomeza nkakora uko nshoboye ngo basi abone ko nubwo yatubyaye nta cyizere afite ko tuzakura tukagira icyo tumumarira. Ariko uyu munsi Imana yadukujije, adashobora kurwara ngo atubure, adashobora kugira inzara, ikibazo cy'ibiryo ngo abibure, duhari. Icyo cyizere nyine kukitugirirana n'ubu biracyari intambara, ariko nifuza ko yazakitugirira kuko ni ibintu bigaragara ko ari twebwe, nitwe tumufasha kurusha nabo bakuru. Uyu munsi nitwe tumufasha kurusha nabo bakuru. Mu bakuru yasigaranye babiri. Yego. Mbere yari afite benshi. Yari afite hafi 10 ngira ngo. Yego. Yari afite abana 10, yari afite abana benshi cyane. Yego. Komera cyane. Hari umugabo twigeze kuganira twahuriye muri Faisal, nawe yarokotse jenoside yakorewe Abatutsi, yari mu myaka hafi 70 cyangwa 70 irengamo. Yari yagize Imana, ubwo urumva we yapfushije abana bose muri jenoside yakorewe Abatutsi, bapfa bose. Noneho aza mu mperekano, noneho arangije uwo mubyeyi urumva twahuye arwaye ibintu by'impyiko, birashoboka ko byaturutse kuri trauma, kuri diabete, yarwaye iki. Wenda papa wawe we byaturitse atukana, agira gute, bihura n'imico wenda yari afite itari myiza mbere, wenda biriya grave. Yego. None uwo mugabo we yaracicikaga, akagira trauma yo kuvuga ati mfite abana bato kandi nagakwiye kuba nawe mfite abana bakuru. Umva icyo kintu. Yego. Umva yarafite ibibazo nyine, umuntu wari mu myaka 70, muri iyo myaka ya 2017 nibwo twahuye.
kangana na papa nari muri 80 ubu nengana. Abana bari bakuru bose barapfa asigara ari uko noneho aza gushaka umugore nyuma ya jenoside umwana we mukuru ndumva yavutse nk'I96 gutyo agora afite trauma kuvuga ngo turangana nanjye icyo gihe navukiye agora afite trauma yo kuvuga ati ese nzashingiza nanjye abana nzashingira se mu by'ukuri bazaba ari abana banjye cyangwa bazaba ari abuzukuru banjye akafite icyo kintu noneho bamutumira mu bukwe agatwerera ko ntajye mu bukwe umugore we yashatse nyuma niwe watahaga ubukwe bwo muri famiye bw'inshuti z'umugabo we ariko ntigeze akandagira mu bukwe na rimwe icyo gihe twahuye arwaye twaraganiye arwaye impyiko diyabete iki akabona umusaza useka ariko ubabaye cyane ibyo nabyo twabwirwaga n'umugore we ko baraganiraga nawe akabitubwira nawe bo bari barihuje muri ubwo buryo umudamu nawe yarasigaye gutyo noneho abana uko bagenda bakura niko umusaza agendaga agira ibyishimo niko yagiraga ibyishimo noneho abona umukobwa atangiye gukura atangiye kugera mu cyiciro cy'abantu bashobora kuba bakora ubukwe barongorwa atangiye gusa naho akize atangiye gusa naho akize ntabwo dorukana sinzi niba kinariho dorukana muri icyo gihe none icyo batubwiraga bavuga mu by'ukuri yaratangiye kwishima avuga ati abana nibo ari kubona bakuze ntabwo bakiri impinja yarebaga utubebe twe akavuga ngo ubu ngubu nagakwiye kuba mfite abana bakuru ariko ntabahungabanye ariko akabiganira n'umudamu we akaba afite iyo trauma bazi dukomereka mu buryo butandukanye tunariyakitinga mu buryo butandukanye muri trauma zacu mu bikomere byacu sibyo na Deje yego wowe uyu munsi ufite amahirwe akomeye niyo mpamvu navuze ngo Imana ishimwe ko dusoje inkuru yawe gutya Imana ishimwe ko uyivuze ariko ni Imana ishimwe ko ari uko uyu munsi umeze ku byerekeranye n'urushako na famiye washatse mu belle famiye iyo uza kugira ibyago ugashaka mu muryango mubi uyu munsi waratoye amashashi cyane pe ariko iki kintu kigukomeze gitume bihanagura bya bindi byose nade ukomere nukuri ko Imana ukomere sibyo ukomere uvuga uti ibyo naciyemo byose abavuga ko nsuzugura ko nirata njye afiriyo ari benshi cyane nanjye ubwanjye bambonaga ngo ndasuzugura bitewe nuko hari utuntu runaka twatumaga umuntu yifata uri kubyumva ariko umuntu abazi ibye abazi uko ameze sibyo uyu munsi rero gato ubonye chance nto ubonye zo kwishima zo kubona umuryango nk'uwo nguwo ufite ubibyaza umusaruro ufite imyaka mike niba wavutse 96 ufite imyaka mike nubwo waba waravutse muri 80 nabwo uracyafite imyaka mikeya uri kubyumva imyaka usigaje niyo myinshi profita iki gihe ufasha abavandimwe bawe we d'abord ni ukuri ufite igikomeye muri wowe ariko ugenda ugisohokamo ugize Imana ufite umugabo uganiriza ugenda mujye muganira ufite belle famille muganira ugende mujye muganira ubakunde ubakundwa akazi ubabwire ko ubakunda no mu cyimbo wagakwiye kubwiramo papa wawe kumukunda wagakwiye kubwira mama wawe ku kanya kumukunda ntabwo ugiye kuvuga ngo utabwire iwanyu ko bakunda urumva bashaka kuganisha yego ubyumve gutyo pe ubyumve kandi ubyumve utagira ngo ni ibyo kuri kamera cyangwa kuri iki sibyo profita iyo mama icyo gihe uri kumwe na famiye yawe nziza umugabo wawe abana bawe ugenda ubenjoyinga bigende gukiza igikomere n'ibinashoboka ukumva bitari kugera aho wifuza uzashaka umwanya ugende wivuze ariko naje gusanga wajya kuba therapist wajya kuba psychiatre bano baganga batuvura n'ibiki byose izi ndwara zo mu mutwe bihera kuri twe yego bihera kuri exercice wiha umunsi ku munsi ukiyemeza kuvuga ngo no ntabwo ngomba kubabara kubera ko mfite mama mfite papa mfite barumuna banjye mfite bakuru banjye bagomba kundeberaho nade ugenda ubabere urugero yego
uri kubyumva yego uko utagaragaza amarangamutima yawe ntitumenye ikikurimo ntitumenye ibyabaye ni nayo mpamvu washatse ko ujya inyuma ya kamera n'abandi bose bakavuga ko usuzugura one day umunsi umwe nibikemuka mukaba mumeze neza papa ameze neza mama ameze neza barumuna bawe bameze neza nkubwiza ukuri ko uzabwira isi uwo wari uriwe sibyo ugende werera imbuto uwakwanze werera imbuto utaragufashe neza arakwiye kugufata neza uvuga uti uriya yarakomeretse yararwaye wenda birashoboka ko atigeze ankunda bitewe n'umutima we mubi burya no kugira umutima ntabwo uwarokotse jenoside wese afite icyo gikomere ngo turabazi bagiye bafasha ababakomotseho pe wabona murumuna wawe wavutse nyuma ya jenoside ugize imana papa wawe akaba yarokotse akamubyara ko uti mana yanjye urakoze kwishumbishe mbonye murumuna wanjye nibura nagakwiye kuba nganira nawe kuko nari kuba nganira ubundi ko byari kuba bikwiye mukuru wawe yari kuba aganira nawe nk'uko yari kuba aganira na murumuna we witabye imana cyangwa mukuru we witabye imana muri jenoside yakorewe abatutsi wishwe muri jenoside yakorewe abatutsi sibyo birashoboka ko ari umuco we cyangwa ari igikomere cye cyamutwaye gutyo sibyo Nade uyu munsi ntubasaba ntabwo usaba mukuru wawe papa wawe ntacyo umusaba mama wawe ntacyo umusaba wowe ugende wowe uberera imbuto mu buryo budasanzwe ku buryo na mama wakomeretse kwa kundi umwumve we umwumve ugende umwerera imbuto ujye umuganiriza neza umubwire akababaro kawe nk'umwana na nyina ariko uze aho ugarukira nawe umuzi umwereke ko ubuzima bushoboka umwereke ko ibintu bikunda niba kinanywa n'inzoga ubimufashemo urwane nk'intwari birakomeye uyu munsi hari abaganga bahari sibyo uzabanze niba wumva wowe ukeneye umuganga nuko uzagenda wivuza niba na mama akeneye umuganga ntacyo ukorera ukorera umuryango wawe kugira umuryango wishimye kubona mama yishimye kubona abavandimwe bishimye icyo kintu uzagiharanire sibyo uhere ku bavandimwe ababyeyi ugende uyiteho umwe umwe ku giti cye uko agukeneye akubona kandi nawe ni terapi uzaba wikorera kuvuga uti sincika intege ku bwa mama nubwo namubwira kano kantu kakamukomeretsa ntabwo ugomba gucika intege ko ni mama wawe ugomba gukora ishoboka byose paka mama wawe abaye muzima akize kandi birakunda umunsi ku munsi umuhekeya muganire ku bikomere bye afunguka abikubwire we akwibwirira uburyo papa wanyu yamubabaje arabitubwira kandi natwe byinshi turabizi umenye kumuhobera umenye kumubwira utukomera twa tuntu wumva ukeneye nawe ugenda utumukorere sibyo ubikore pe barumuna bawe mujye mwicara muganire mukundane abo bashatse uwagize ibyago nawe akabura umufasha umugabo mugende muganire ubahekeya ubahamagare kuba ubahamagara buri munsi nta munsi n'umwe usibye ubabwira amagambo meza utabereka ko ufite agahinda ubabwira ko uri gukira nawe wakira uzi uko bikora nanjye bajya babimbwira bati kuki utaduhamagara ngo tubaze uko tumeze nanjye nkavuga nimba nkeneye nanjye umuntu umpamagara ugasanga twitanye ba mwana ntawe witaye ku bandi wapi reka mubwire icyo kintu ndakikubwira kuko nzi ko gikora wowe ujye uhamagara abavandimwe bawe ku munsi nta n'umwe guhera uyu munsi dayeri amayinite buri munsi uvuga uti ngomba guhamagara guhera kwa mbere kugeza kwa kangahe uri kubyumva ubahamagare bose ubahekeye utinyuke n'ibyo udashobora kubabwira ko bakunda baguti ndagukunda uti murumva ko nasaze ariko wumve ko ndi gukira kandi ndifuza ko nawe ukira uzi uko bikora njya ngerageza ni nayo mpamvu nabashije no kuvuga ibi bintu ujye ugerageza ni ukuri buri munsi ukora icyo kintu nkubwiza ukuri ko uzashiduka bizagufata umwaka mu myaka ibiri ntabwo uzarenza icyo gihe nubiha umwanya wawe uzakiriramo n'abavandimwe bakire n'ababyeyi bakire ku buryo umunsi ku munsi bajye bavuga bati Nadeje niyo ntwari yacu ntuharanira kuba intwari no uharanira kubona umuryango umeze neza ariko kuri bo uzahinduka intwari yabo
birasaba ko ugira ikintu cyitwa kwitanga ukanarenga bya bikomere byawe byose by'ibyo wahuye nabyo kwa mukuru wawe by'ibyo wahuye nabyo kwa papa byose ukabirenga ukabigira zero ugatangira ukavuga ngo ngiye gutangira ubundi buzima bushya none n'igihe ufite inshingano zo kugira ngo ndeme uyu muryango ube muzima kumva icyo kintu ni wowe ufite inshingano zo kugira ngo ureme uwo muryango si papa wawe si mama wawe uvuga uti si barumuna banjye si n'abakuru banjye nijye ugomba kuba imbarutso kugira ngo umuryango wanjye ube muzima ube mwiza kandi uzambwira kera kabaye icyo kintu ugikurikiza ni ukuri pe bizakunda reka tuzaganire nyuma ya kamera hari experience runaka tuzasharinga kandi nzi ko bizagufasha sibyo nukeneye umuntu wo kuganiriza hari umuntu nzaguha muganire nta kwishyuza ntagira gute ugende wumva ku guiding mu bwite ndifuza ko guidinga muri buri kimwe cyose sibyo ndabizi ko azagufasha yego sibyo uzashaka uwo mwanya nushaka kujyana nawe barumuna bawe uzamubwire uti ndifuza ko n'abarumuna banjye ubafasha cyane na mama yamufasha ari hano i Kigali ni umubyeyi ni umumansera urumva ni umuntu wo kwizerwa ni umuntu witangiye icyo kintu cyo gufasha abantu bakomeretse kandi azabikora sibyo yego ufite kontakte zanjye ufite izawe tuzabivuga nawe kandi uzakira kandi uve hano uwavuze uti ni jyewe mucunguzi w'umuryango wanjye mu buryo bw'ibyishimo sibyo urakoze kuba natwe mu kiganiro inkuru yanjye cyeka niba ari cyumva twasorezaho oya birahagije mwakoze kunyakira Imana ikurinde kimwe mu byo nifuza uwifuza na Deje kenshi biba byiza gutanga kontakte zawe ariko n'ubitekerezo ukabona hari nimero itakubariweho wumva wampa tukaba twayishyira hasi umuntu yakubonaho burya ni byiza gusangira n'abandi ubuzima ukunguka inshuti ukunguka umuryango urawufite ni byiza ko icyo kintu cyabaho uramutse uyifite ndayifite uyifite mugasharinga muri kutwumva ugeze ahangaha wifuza kubana n'uyu muvandimwe uyu mushiki wacu mu buryo bwo kumuganiriza mu buryo bwo kumuhumuriza mu buryo bwo kumuha experience y'ibyo yaciyemo I beg you ubikore witanze ubikore witanze uvuga uti uyu ni nka murumuna wanjye uyu ni nk'umwana wanjye ubane nawe niba wararokotse jenoside yakorewe abatutsi by'umwihariko uzi uko ibikomere biryana bya jenoside uzi kubura abantu uko biryana hari ubwo wumva nawe wasigaranye wenda ushobora kubanga niyo mpamvu ugomba gufata uyu muvandimwe ukamugira uwawe mwana wawe murumuna wawe mushiki wawe mukaganira agatera intambwe ikomeye wagakwiye kuba umwifuriza Imana ibarinde mvuga nimero ya telefone 07 94 663 0904 yego urakoze cyane ni nimero yo kugira ngo tumuhumurize tumufashe tumugayidinge mu buryo bwo kubaho ntabwo ari kumutesha umutwe abo ngabo ntubahe umwanya na gato agutesha umutwe kuraho Imana ibamugisha nitwa Rwema Imbabazi naho utaha inkuru yanjye